Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Ngiye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yacu y'urukundo, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye wo kongera kumva ijambo ryawe. Nyemerera Mwuka wawe wera tubashishe wishyurirwa icyo watugeneye ndetse anadushoboze gusohoza icyo dutumyeho. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu ni umunsi wa mbere w'icyumweru, ndetse by'umwihariko ni umunsi wa mbere ukurikira Pasika. Kuri uyu munsi rero ndetse muri iki gihe cy'icyumweru tuzaganira ijambo ry'Imana rigaruka ku mibereho y'abantu bacunguwe. Muri iki cyumweru gikurikira cya Pasika tuziga imibereho y'abantu bacunguwe. Hanyuma rero uyu munsi turasoma mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino ibice 5 umurongo wa 15. Yanditse ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo bariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bwo wabapfiriye akanabazukira. Imana itugirire neza. Ikintu cyatumye Kristo agupfira, ikintu cyatumye Kristo ampfira, ikintu cyatumye Kristo adupfira twese ni ukugira ngo tubeho ku bwe. Dufate ubuzima bwacu tubumuharire, ubuzima bwacu tubwiyime, ubuzima bwacu bwajyaga bukora mu nyungu zacu tubwiyime, ahubwo tubumuharire ubuzima bwacu bukoresha mu nyungu ze. Donc kubaho ku bwe nicyo kintu cyatumye aducungura, kugira ngo bwa buzima twakoreshaga mu nyungu zacu, twakoreshaga uko dushatse, tubumuharire, donc noneho buhinduka ubwe abukoreshe mu buryo butuma Imana ihimbazwa. Kubaho ku bwe rero ni ugukora byose mu nyungu ze aho kuba mu nyungu zawe. Ni ukuvuga ibintu byose bitarimo inyungu z'Imana, ukabona naho wowe byaba birimo inyungu zawe nyinshi, kuko wacunguwe ukwiriye kubyiyima, ukwiriye kubireka, ukwiriye kubizibukira, ugasigara ukora gusa ibintu birimo inyungu z'Imana. Imana atugirire neza. Donc kuvuga kwawe, ibyo ukora bikasigara biri mu nyungu z'Imana aho kugira ngo bibe uko bishaka. Imana atugirire neza. Ukabikora nk'uko Kristo yakabaye abikora, kuko ikintu Kristo yakoraga cyose cyabaga ari ikintu gituma ubwami bw'Imana bwamamara, cyabaga ari ikintu gituma ubwami bw'Imana bwunguka, cyabaga ari ikintu gituma Imana ihimbazwa. Uko ni kuri rero natwe dukwiriye gukora. Uburyo nkora akazi kanjye ka buri munsi nkwiriye kugakora mu buryo butuma Imana ihimbazwa. Ababonye uburyo ngakora bakavuga ngo Imana ishimwe, donc bigatuma bakunda Imana, bigatuma bahimbaza Imana aho kugira ngo bahimbaze njyewe. Uko mvuga, imvugo yanjye ikwiriye kuba ituma Imana ihimbazwa. Abayumvishije bagashima Imana, bagakunda Imana, bagahimbaza Imana, bakamenya Imana, imvugo ituma abantu bamenya Imana, aho kugira ngo ibe imvugo imenyekanisha cyangwa se imvugo ihimbaza gusa, cyangwa se imvugo iganisha abantu mu kibi. Oya, kuko nacunguwe, imvugo yanjye, ibikorwa byanjye, yewe n'ukuntu nambara, n'ukuntu ntekereza, n'ukuntu nsokoza, yewe kugeza no ku tuntu tworoheje, n'ukuntu nca inzara, ukuntu mbayeho ubuzima bwanjye, uko mbaniye abiwanjye mu rugo, uko mbaniye ab'umuryango wanjye, uko mbaniye abaturanyi, bikwiriye kuba ibintu bituma Imana ihimbazwa. Imana atugirire neza, kuko twaguzwe igiciro. Bikwiriye gutuma imibiri yacu, imibereho yacu ikwiriye kuba ituma Imana ihimbazwa, ubuzima bwacu bukaba mu nyungu za Kristo. Imana atugirire neza. Nuko rero wowe wumvishije rino jambo ry'Imana, kandi wowe wacunguwe, ukaba waraguzwe igiciro cyinshi, fata ibyawe byose biharire Kristo, bibe mu nyungu z'Imana. Ubutunzi bwawe bukore mu buryo butuma Imana ihimbazwa, kugira ngo abantu batuke Imana, ahubwo bukoresha mu buryo butuma abantu bahimbaza Imana. Kugira ngo bube ubutunzi butuma abantu bajya mu byaha, ahubwo bukoresha mu buryo butuma abantu baza ku Mana. Ubwenge bwawe, bwe kuba ubwenge bwo kuyobya abantu, bwe kuba ubwenge bwo gutuma abantu banga Imana, bwe kuba ubwenge bwo kugira ngo bukwamamaze, bugushyire hejuru nk'igitangaza. Oya, ahubwo ubwo bwenge bwawe butuma abantu bahishurirwa Imana. Jya ubabwira uti Imana niyo yampaye ibi, ubukoreshe mu buryo butuma Imana ihimbazwa. Uburanga bwawe, abantu benshi bajya bakora ikosa rikomeye cyane. Uburanga bwabo bagatuma bagashaka ko uburanga bwabo butuma bagaragara nk'ibigirwamana cyangwa se nk'ibitangaza mu maso y'abantu. Kavuga ati nibambona nundi hubaze kunyemera. No. Uburanga bwawe bwe gutuma abantu bakwemera, ahubwo butuma abantu bemera Imana
kuko ariyo yakuremye. Rero gutuma abantu bakubona nk'igitangaza, ahubwo uburanga bwawe ubukoresha mu buryo butuma abantu babona Imana nk'igitangaza. Imana itugirire neza. Imana yakuremye ni ikwiye kugaragara nk'igitangaza. Umuryango wawe we kuba utuma ureka Imana, we kuba utuma abantu banga Imana, ahubwo uburyo utegeka iby'umuryango wawe bibe mu buryo butuma abantu bahimbaza Imana. Fame yawe, kumenyekana, imvugo yawe, ibitekerezo byawe byose bikoresha mu nyungu z'Imana, kuko waguzwe igiciro cyinshi. Imana yatugirire neza. Ijambo rye twasomye ryatubwiye ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo be kubwo wabapfiriye akanabazukira. Hitamo kubaho ku bwa Kristo. Imana yatugirire neza. Ukomeze ugire Pasika nziza.